ubushize hari akantu ka trendinze kawe uvuga ngo umuntu uzoshima kuri mama Jevon ngo uwo muntu ngo uzamwica wamushimye ukareba niba nkwica ndagira ngo ugasobanurire reka mushime ubwo ngubwo ndagira ngo udusobanurire byagenze gute kuvuga ngo uvuge kaya kantu nakoresheje simbole yo gushimaho ariko bakunzi bacu mudukurikira murahatandukanye ku bigabane itandukanye mu bihugu bitandukanye rero uyu munsi turi i Nairobi mu mugwa mukuru wa Kenya mu by'ukuri bakunzi ba Itongo TV Madegu TV aha turi mu bukwe bw'umuvandimwe Nairobi ahantu bita Calvary niho turi ariko mu by'ukuri by'umwihariko twahuriye n'abakozi b'Imana murabazi muza amazina yabo ariko nanone hari n'abatabazi murivuga nk'ibisanzwe hanyuma mutubwire tese mutubwire muri hano gute bimeze gute kadutangire kuri Madamewe okay cyambere nitwa Diane witwa missionnaire Kiriki ego uri papa w'abana banje uri n'umugabo wanje uri kumva nuko nguko bimeze rero twaje hano mu bukwe bwa Mukiza twaje kumushyigikira ni inshuti yacu cyane tuboneho no kubatumira abantu bose bari muri Kenya next week iki cyumweru tugiyemo dufite igitaramo guhera kwa gatanu kugera ku cyumweru igitaramo ni Nyarukutano uyu bamwita missionnaire Kiriki w'amahanga mugane wagwireka intumutara tumwe n'abantu yatumwe n'Imana turi ku rusengero rwiza Calvary ndaga Prosper Nkomezi namwamamarize inama Bafite Mugiterane Prosper ta kontagiza nuko kose rero natwe no twaje mu bukwe bw'inshuti yacu bita Mukiza Mukiza niyo maguru yacu n'udupangiye umva yuko kabisa kutabona uko byari bifite ishingiro none namwe durahuye mwewe nitongwaye Itongo TV Madegu TV Amadegu ya ruguru iwacu Amadegu ya ruguru ugaraza kubibasobanura behind camera Itongo se gute ese Itongo mugiti Itongo Itongo singa ngo nantwashize Oyensi yashi Itongo rizarishiratse Itongo ni kibanza sorry sawa kabisa muvuze ibintu bibiri bitandukanye muri mu bukwe ngo mwatumiwe mwo n'inshuti yanyu mufite n'igiterane ese ni ubukwe bwabazanye ni igiterane cyabazanye mugane ari umuntu wavuze ngo yaragiye gusenga ngo cyane si igiterane k'umwana wa data natwe byose birimo pe ariko ikera uko burashize bwo hano tubafite ibyumweru bigera muri 4 dufite ibiterane bigera muri n'amakutano nako tuzagera tubamenyesha gake gake muri 4 hamwe Kayore Kitengera Mihango na Rongayi ahubwo natanu na Kasarani ni ukuvuga ngo tuno turere twose tugize Nairobi muzadutaramiramo hano turi Kayore bwo muzaba muri ku mupasiteri mwiza ukundwa cyane bita Revera Pasiteri Ngenganyi niho muzaba muri turi ikiracumweru kizoza urumva mukomereze no tuzakomeza Kasarani kwa Revera Pasiteri Muzuri dukomeze Kitengera kwa Sebintu dukomeze Rongayi kwa Runyambo na Mihango nde turamenya ovaneti yagiye tuzayashira ko naho ni muzizi ubushize hari akantu ka trendinze kawe uvuga ngo umuntu uzoshima kuri mama Jevon ngo uwo muntu ngo uzamwica wamushimye ukareba niba nkwica ndagira ngo ugasobanurire reka mushime ubwo ngubwo ndagira ngo udusobanurire byagenze gute kuvuga ngo uvuge kaya kantu nakoresheje simbole yo gushimaho ariko nashatse kuvuga yuko umuntu wamuharasinga umuntu ushaka kumuvuga nabi none so we turashakaga ubundi ko ndaganira nawe narashatse washatse nyereka impeta aho ngaho nta mpeta nazanye ariko narashatse byumvikane neza nashatse kuvuga ko umuntu wamuharasinga umuntu wamuvuga nabi umuntu wagicura yamukoraho kiri negative cyose yaba nshaka naho kumuvugisha kumuhamagara ibyo ni bisanzwe wavuze ngo umuntu umuvugisha mutereta uwagaho ni umumaraga numbisubiraga muga yaterese uwiwe ntiyashatse cyangwa akarambagiza urumva umeze gute kuba wageze hano uwo tubwira mu ncamake urugenzi rwanyu ukuntu byagenze icyo nshaka kuvuga twaje bisanzwe tuza twasi Nairobi ni ahantu umenyereye noneho madamu gawe ndi umukwe wa Nairobi namukwega Nairobi
nawe araje abivugeho. nawe araje abivuga. Rero Nairobi ni ahantu hari umushitsi, naba ngiye kubesha kandi twamenyanye. Nairobi ni abantu bangetse urukundo rukomeye, ni naco gituma nzana n'ibiterane hano Nairobi, nuko ari ahantu bangetse urukundo kandi baratarama, bazatarama igitaramo kikika. Abantu basigaye batarama igitaramo ntibyika, ariko Nairobi ibitaramo byaho bizabyika. Baranagufana by the way, urabizi icyo kintu se? Kumfana ni inyito mbi, barankunda. Baragukunda. Buriya gufana sakabumbu gakano. Akagasa n'umurimo w'Imana. N'umurimo w'Imana. Nairobi tugira abakunzi benshi, natwe turabakunda, niyo mpamvu tuba twaje kubakora n'ibikorwa. Mama Jevon, uheruka hano uri umukobwa, sibyo? Ariko ubu ngubu noneho uje uri Mama Jevon. Urabyumva gute nkawe Mama Jevon? Ndishimye, nari makumbuye mana yanjye, ndikumva nasuhuza abantu bose ku murongo. Noneho nasanga ubwo abo mwihariko ushobora gusuhuza basingaye basuhuza. Abo mwihariko mereye kuri Mukiza, kuri abakoze ubukwe turabasuje cyane cyane. Mereye kuri uyu mupasiteri nasuhuje, twabanaga kwa Ngarukiye, ndamusuje cyane, inshuti yanjye cyane. Nsuje Ngarukiye, nsuje pasiteri wo muri Zayoni, ni benshi nawe nkirishijemo, kutsize benshi kera ni ikibazo. Abapasiteri bacu, inshuti zacu bose ndabaramukije. Narimbajije se uje noneho uri mama w'umwana, urumva umeze gute? Waravuye hari umukobwa ni ibyishimo, ubutaha ubwo nukumuzana kabisa nkamubereka. Ubundi bamusigiye iki? Kera yaracutse se? Yaracutse ariko oya muzamubona, ariko aracari kwa nyirakuru, muzamubona vuba cyane. Tubyitegure ko vuba muzamuzana nawe tukamubona muri tuwa ya kabiri. Hagati aho ngaho ino tuwa yacu twahise hakika Mungu ni mwema. Iyo ndirimo ntiyikije yakoze igitanga. Hari n'indi izasohoka by the way tuyamamaza, yitwa Moyo, ushobora kuzosohoka ejo next week. Ejo nayishiraho ejo kuwa mbere. Reka mbabwiye ni nziza cyane. Ikubuza hakika gatatu, ni nziza, n'indirimbo isa neza, amashusho twayikoresha ri bayita ku muhazi hehe, twayikore ku muhazi hahandi uno Kirisizi yakoreye. Ni inshuti yacu, nubwo ari umuseke ariko ni inshuti yacu. So rero Fudetwa yabaye element nagira ngo rero niho natwe twashutingiye, n'indirimbo izaba isa neza, twe turategura n'amashusho byose ariko ni nziza, iracuranze, izogucurangira wa mutaruguru uko nawabaka. Niki wari ukumbuye hano Mama Jevon, nk'umuntu wabaye hano Nairobi? Niki wari ukumbuye? Abantu mana yanjye, usibye abantu niki kindi wari ukumbuye? Nkumbuye Sukuma. Yanga barayimpaye ngo nabi. Ikintu bita Sukuma ndagishaka vuba kandi cyane. Icyo bita Munati, kakanyagwa kaje bitamina kajya karangije kajya kaje. Murakoze cyane, reka tubashimire abantu bazitabe ibyo biterane byanyu kabisa. Turabashimiye n'ukuri kuba muduhaye umwanya.
subiremo kuri tubana tugende hasi mu